nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira mbe n'urukundo arankiza ishuye imyenda yanjye nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo aranyura arankiza ishuye imyenda yanjye urukundo rutagereranywa imbabazi zidashira iby'umwami wanjye yanyeretse abanditsi n'abatambyi bose ariko wanyuzeho urukundo rusaze abanditsi n'abatambyi bose ariko unyuzeho urukundo rusaze amavuta y'igiciro cyinshi yampfutse inguma zose nari yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yampfutse zose nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza mwijima nzajya ndirata umusaraba wa Yesu wa mbere nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza mwijima nzajya ndirata umusaraba wa Yesu wa mbere ugira neza Yesu kuko uri umwami wacu ibihe byose tuzaririmba urwo rukundo wadukunze tuzaririmba aho hantu wadukuye mu mwijima w'icuraburindi aho twari tubabaye utunyuraho ubona ko turabukira ubona ko tugomba guhagararira ubwami bwawe hano kuri iyi si Mana turabigushimiye kuba bikoze turabigushimiye natwe tuzabyitwaramo neza kandi tuzabuhagararamo neza tuzakubera abambasaderi bano hano kuri iyi si watugiriye neza ibyo yaravuze ngo watweretse ineza urakoze kongera kutugarura uyu munsi kugira ngo twongere dusange imirimo wakoze mu buzima bwacu amateka waremye mu buzima bwacu urakoze kubyumvise urakoze no kubikoze mu izina rya Yesu tubisabye twese amen. Haleluya bene data
turashima Imana kuko twongeye kandi kugaruka hano muri studio zacu z'umurongo Imana yaduhaye wo kuvugamo ubutumwa. Turashima Imana kuko twongeye kugaruka kubera ko cyari igihe kirekire. Abaswahili nibo bavuga ngo ni changamoto za dunia, ariko nukuri umugambo uracari wa wundi, no kugira ngo tuvuge imirimo Uwiteka yakoze mu buzima bwacu. Amateka Imana yaremye muri twebwe no kugira ngo tuyavuge, tuyasangize. Ntabwo ari ibyacu ngo tubyihererane, oya, tugomba kubibwira n'uriya muntu babaye, uriya muntu umeze nabi, tumubwire ngo Yesu arakiza, nawe yagukiza, nawe yakunyuraho. N'ubwo babaye ashobora kukunyuraho isaha n'isaha, umwemerere gusa. Ndabizi neza kuko akunyuraho uyu munsi n'aya masaha turi kuvuga. Yesu yakunyuraho, yagukangura, akakubyutsa, akakwereka inzira y'agakiza, ubundi ugakira ukava muri uwo mwijima Satani yagushizemo, ugakira ukaba muzima, warangira ugahagararira ubwami bwa Yesu cyangwa ubwami bw'Imana hano ku isi, nawe ukavuga iyo mirimo Uwiteka yagukoreye. Rero turashima Imana kuko yabikoze. Nukuri Imana ishimwe cyane kuko yongera kutugarura bihe byiza kugira ngo dusangize bene data batuye imigabane itandukanye kuri iyi si, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwamamare, gukira kw'Imana gukomeze kugere kuri buri muntu wese. Reka mbere yo gutangira, reka nsome ijambo ry'Imana tuganireho iminota mikeya, kuko nzajya genda navuga ijambo ry'Imana, mvuga ubuhamya, kuko ubuhamya bwanje ntibushobora kurangira. Hari umuririmbyi yavuze ngo ni isoko idakama, kandi ibyo ngibyo tugenda tubibona uko bukeye n'uko bwije. Imana izire mu mateka uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo ikomeze yamamare. Rero reka nsome ijambo ry'Imana hano mu gitabo ca Zaburi 105 umurongo wa 7 wonyine. Haravuga ngo Uwiteka niwe Mana yacu, ngo amateka yiwe ari mu isi yose. Reka nanone nongere nsome mu gitabo cyo Gutega kwa 2 igice ca 7 umurongo wa 12. Haravuga ngo niwumvira amateka ukayitondera ugakomeza ibyo agutegeka, bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe yarahiye basekuruza banyu, kandi izakugirira. Umurongo wa 12. Reka nsubiremo kugira ngo mwumve neza. 12:12 avuga ngo niwumvira ayo mateka ukayitondera ugakora ibyo agutegeka, bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza gusohoreza isezerano no kukugirira ibambe yarahiriye basekuruza banyu ko izakugirira. Yesu ashimwe. Nukuri Imana yacu ni nziza. Ndashatse kuvuga ngo mvuga amateka Imana yashize mu buzima bwanje, kuko ubushize abantu barebye video ya mbere narababwira ngo Imana yashize amateka muri jewe kugira ngo yerekane imbaraga zayo. Amateka ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Bundi iyo umenya amateka uzumenya ahantu uri kugana. Haleluya. Rero amateka Imana yashizemo muri twebwe nimize ni inzu ndangamurage Imana yashize muri twebwe kugira ngo tuganire, tuvuge iyo mirimo Uwiteka yakoze. Yesu ashimwe. Ahangaha Imana twebwe urabona ko nari nararwaye indwara ikomeye. Hari abantu benshi bari bazi ko ntashobora kuzakira, ariko kubera ko ari Imana yari yaravuze iryo jambo ivuga ko ngomba kuzayihagararira, ngomba kuzavuga ubwami bw'Imana, ngomba kuzahagararira Imana, nkavuga imirimo ikomeye yakoze mu buzima bwanje. Niyo mpamvu yankijije kugira ngo nzayivuge. Rero ayo ni amateka yashize muri jewe. Reka nsome mu gitabo ca Yosuwa
nishaka simbivuga murebe mu gitabo cya Yosuwa 4 Imana yabwiye Yosuwa ija kwambutsa ubwoko bwa Isiraheli mu gihugu c'amasezerano iramubwira ngo abatambyi uzahere ku gice cya 4 ico gice cya 4 uzagisome cyose yaravuze ngo abatambyi bahagarare hagati bagiye kwambuka inyanja ya Yorodani abatambye ngo bahagarare hagati mu ruzi kugira ngo uruzi ruje kwigabanyamo kabiri kandi riko byage abatambye bakandagiye mu mazi amazi yo hepfo arahagarara amazi yo haruguru yo haruguru arahagarara nukuvuga ngo abanyesiraheli barambuka humutse Imana ibwira Mose Yosuwa iramubwira ati utoranya abagabo 12 kuri muri muryango imiryango yose 12 y'ubwoko bwa Isiraheli buri mugabo wese atore amabuye hagati aho ngaho muri Yorodani narangiza kuyatora ayambukane Yesu ashimwe ayambukane nagera hakurya y'uruzi kuko abisirayeli bambutse ahantu humutse ahantu hameze neza nta kintu na kimwe cyari gihari kuko bambutse ari ahantu hameze neza ngo bageze hakurya ngo Imana ibwira Yosuwa iramubwira ati ayo mabuye uzayashire igirugari ayo mabuye 12 Mose nako Yosuwa ubwiwe yaramubwiye ati uzatora amabuye 12 uyashire hagati muri Yorodani abwoko bwose bumaze kwambuka azakora ikirundo aho ngaho hagati mu bwo aho ngaho muri Yorodani ati nabugingo nubu ahubwo nzamvuga ati ningerayo nzarebe kuko Imana nifasha nkagera muri Isiraheli nazarebe ico kirundo barunza aho ngaho hagati kuko Bibiri zivuga ngo nanubugingo nubu aho ngaho haracari ico kirundo Yosuwa yashize hagati muri Yorodani kugira ngo bazibuke imirimo Uwiteka yakoze noneho bageze hakurya Imana ibwira Yosuwa iramubwira ati wowe abo bantu ko ari 12 ayo mabuye muyarunde igirugari kugira ngo abana banyu niba babaza atese ibi bintu ni ibiki muzababwira ati twigeze kwambuka hari igihe twigeze kwambuka nubwo mubona iriya nyanja imeze kuriya twigeze kwambuka Yesu ashimwe twigeze kwambuka Yorodani icitsemo kabiri aya mabuye mubona yangaya twashize ahangaha iki ni ikimenyetso kigaragaza kuko aya mabuye twayatoraguye muri Yorodani runo rwibutso rukomeye kandi hari inzibutso zinyinshi ngo base Gilugari ngo rwabaye urwibutso rwa mbere rwashinzwe mu gihugu c'amasezerano kugira ngo baza bibutsa Imana iby'Imana yabakoreye bambutse Yorodani yacitsemo kabiri hariho inzibutso nyinshi ngo bagiye bashinga mu gihugu hariho ukomeje gusoma neza muri ico gitabo ca Yosuwa haraho akani yakoze nabi afata ibintu basahuye aho bari bateye barasahura arabyiba arabihisha noneho batangira kumenya ukuntu bagatsindwa ku rugamba bibaza impamvu baravuga ati ni agakani murebe muri mwebwe hari umuntu wakoze amakosa baza gusanga ari akani ubafata ibintu bishinganishije cyangwa se ibintu basahuye arabyiba barambwira ati uyu muntu mumufate umutera amabuye bamutera amabuye ngo nabugingo nubu ngo aho ngaho bamutereye amabuye ngo bakoze ikirundo ngo kibabera urwibutso kuko hari umuntu muri mwebwe wakoze ishano ariba cyangwa se ararenganya iyo mpamvu bakora ico kirundo kugira ngo bazabibuka ico kintu bakoze aho ngaho ico kintu akani yakoze ico cyaha akani yakoze uretse naho hari nahandi ngo ni ari umurwa bateye naho aho ni mu gihugu c'amasezerano muri Isiraheli aho ngaho bahageze ngo bateye wari umurwa ukomeye ngo barawutera ngo barawugota barawutwika ngo bafata n'umwami waho uwo mwami waho ngo baramufata ngo baramwica ngo bamushira ku marembo bakora ikirundo naho ngaho babashira urwibutso cemeza kuko bigeze gutera aho hantu barahasenya barahatwika umwami waho nukuvuga ngo umwami waho baramufashe bakora ikirundo c'amabuye naho kibabera urwibutso kugira ngo bazajya bibuka imirimo Imana yabakoreye Yesu ashimwe rero nukuvuga ngo ahantu hariho hose
nagiye nsoma ni inzibutso nyinshi cyane, mu nzibutso nyinshi. Rero kwibuka imirimo y'Imana yakoze ni ikintu gikomeye cyane, na niyo mpamvu muri njyewe numvise ntabwo nabyihererana, ngomba kwibutsa Imana. Abana banjye nibazajya bambwira ati ibi bintu byakozwe ryari, mbabwire imirimo y'Uwiteka yakoze. Haleluya. Kandi ibyo ngibyo nta kundi nari kubikora. Nubwo buryo bwo kuvuga ngo Imana yaduhaye uburyo bwiza, ikoranabuhanga n'ubwenge buhambaye, kugira ngo uze uvuga ikintu gikurikiranwe na buri muntu wese utuye ku isi, ni ikintu gihambaye. Rero turashima Imana yaduhaye buno buryo, nta bundi buryo twari kuzakora, nta bundi buryo twari kuzabwira aya mateka, nta bundi buryo twari kuzabwira, kuko ku rusengero iwacu nkunda kubivuga cyane, ariko no ku isi hose ngomba kubivuga, nkerekana imirimo, nkerekana amateka Imana yashize muri twebwe, kugira ngo nawe ahari ushobora kuba uri mu kaga nk'ako nari mbayeho, ushobora kuba urwaye nk'uko nari ndwaye. Abarebye video ya mbere nababwiye ukuntu nari nararwaye imyaka hafi 2, nari narasaze mba mu gihugu cy'u Rwanda. Nari nararwaye mu mutwe, uburwayi bwo mu mutwe, ibintu ntarinzi, ibintu ntatekerezaga ko byambaho. Nari ndangije kwiga kaminuza, ariko haleluya, Imana irankiza inkura aho hantu. Ubu rero ndi kuvuga ayo mateka. Nawe rero ushobora kuba ufite ico kibazo k'ico nari mfite ico gihe, ariko Imana yagukiza. Imana irashoboye kugeza uyu munsi n'izi saha, Yesu aracakora. We gutinya, we kugira ngo wenda ushobora kuvuga atari ndahaze cyangwa se merewe neza cyangwa se oya, nawe yagukiza, nawe yakugirira neza, nawe yakunyuraho ubabaye. Iyo ndirimbo maze kuririmba, yakunyuraho ubabaye ikagukiza, ikagukura aho hantu. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'ubukene, ushobora kuba ufite ikibazo cy'ubugumba, ushobora kuba ufite ikibazo cyo kudashaka, nawe Imana yakunyuraho, amateka ikayarema nonaha. Uyu munsi bimenye kane kwari wowe Mana, uyu munsi bimenye kane kwari wowe Mana, uyu munsi munsi nawe Imana ikunyureho, wandika amateka, ushire muri agenda yawe, uvuga ati uyu munsi kuri izi tariki. Jewe hari muri 2015 mu kwezi kwa 12, n'umwaka ndashobora kwibagirwa, n'abana bazankomoka bazamenya kuko Imana yaremye amateka mu buzima bwaje. Nawe yakuremere none ahangaha. Imana igufashe kandi Imana ikugirira neza. Uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Uyu munsi nawe Imana irema amateka ku buzima bwawe, nawe uyivugire, ubere ubu ngubu uyibere ambasaderi, nawe uyivugire, uvuge imirimo y'Uwiteka ikoze. Imana igukomeze kandi Imana ikugirire neza. Uyu munsi nawe uyivuge, uyu munsi nawe irema amateka mu buzima bwawe, nawe igukize, nawe ikemura ikibazo cyawe icyo ari cyo cyose. Urakoze gukurikiye, urakoze. Tuzagenda tukomeza tuvuga ibiganiro bitandukanye. Imana izagufasha kandi ndabizi neza ko izagukiza, nawe ndabizi neza kuko izakuremera amateka nawe ukayivuga. Murakoze cyane.